Ubworozi bw'inkwavu hari ikintu kibabaza benshi, kubona inkwavu zibyaye neza ariko nyuma y'iminsi mike cyane ugasanga utwana turi gupfa bya hato na hato. Uyu munsi ndifuza kuganira namwe ku mpamvu zituma ibi bibaho kenshi nuko twabyitwaramo neza kugira ngo tubyirinde. Ni ukuvuga ngo aha tugiye kuvuga ku twana dutoya tukivuka, uburyo watwitaho kugira ngo we guhomba mu bworozi bwawe bw'inkwavu. Kurikira rero video wirangize ubashe kubona amakuru meza ataguteza igihombo. Muraho neza, ni Amoni muvugana kuri Iwacu Connect. Hano dusangira ubumenyi ku korora inkwavu mu buryo butuje, bushingiye ku bunararibonye ndetse no kwigira hamwe ibijyanye n'ubworozi bw'inkwavu. Ibyo mvuga ni ibyitonderwa bifasha cyane cyane aborora inkwavu mu rugo ndetse n'abatangiye umushinga w'ubworozi bw'inkwavu. Kuki utwana twaba turi mu byago cyane kurusha inkwavu nkuru? Utwana tw'inkwavu tuvuka ari duto cyane, ngira ngo nk'uko mubibona muri video tuvuka ari utwana duto cyane tutagira n'ubwoya, tuba turi kuri risike z'ubukonje, nta bushyuhe tuba dufite, ntago tuba tubona tutangira kurya ngo tubone ibidutunga, ndetse tuba dufite no kutarabona, ntago tuba dukanuye, ngira ngo muri kubibona tuvuka duhumirije. Ntabwo rero dushobora kwigenzura, tuba dukeneye nyina cyane ko ituba hafi ikatwitaho, tuba dukeneye yuko tugira amahoro ntitube stresse, ndetse tukagira n'ubushyuhe. Icyo ni ikintu cy'ingenzi gishobora kurinda inkwavu zawe. Ibi rero bituma abantu bumva ari ikibazo gikomeye kuba yapfusha inkwavu, ariko nk'uko nabibabwiye tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru zigera kuri 5 zituma udukwavu twawe dushobora gupfa. Impamvu ya mbere ni ubukonje n'aho urukwavu rwabyariye. Impamvu ya mbere ni ubukonje n'aho urukwavu rwabyariye. Iyi mpamvu ni ukuvuga ngo biterwa n'aho utwana twabyariwe, nibyo bishobora gutuma tubaho cyangwa se tukaba twapfa. Icya mbere ni uko wenda ibiraro bishobora kuba biri ahantu hari umuyaga mwinshi cyane, cyangwa se hakaba hari ahantu hatose, cyangwa se hakaba hari akazu karangaye, harangaye hinjiramo ubukonje bwinshi cyane. Aha rero inama ya mbere ni uko mu kiraro hagomba kuba harimo ibyatsi byumye, atari ibyatsi bijejeta amazi cyangwa se bitose cyangwa bya bindi by'ibitontome. Icya kabiri ni ukurinda umuyaga, ahantu hatagera umuyaga mwinshi cyane, noneho ukaba watuma za nkwavu zawe zigira utwana tugira ubukonje. Hanyuma inama ya gatatu ni ukuzamura akazu ku butaka ukagakura hasi. Urabona hari abantu bororera hasi ku butaka, rimwe na rimwe murabizi ubutaka burakonja n'iki byose, ugasanga ntabwo utwana tubashije kuresista ku mbeho y'ubwo butaka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo igihe uzi yuko ibiraro byawe bitubatse neza, nyaboneka utwana tw'inkwavu zawe turi mu kaga. Ni ukuvuga ngo muri rusange niba urukwavu rugiye kubyara, rufashe gutunganya aho ruri bubyarire, urushyiremo akazu rugomba kubyariramo, cyangwa se niba utagafite ubashe kurukorera icyari ukoresheje ibyatsi byumye byorohereye. Hanyuma unarufashe niba rutipfuye urupfure. Bisaba nanone kumenya ngo urukwavu rwanjye rwimye ryari, ese ruzabyara ryari. Nibura mbere w'iminsi 3 cyangwa 2 ugashyiramo ka kazu zizabyariramo.
waba utagafite wabona rutangiye kwipfura ukarufasha ukarushyiramo ibyatsi byumye byorohereye bidakomeye kugira ngo rubashe gukora icyari ruzabyariramo kizarinda bwa bwana ubukonje kikabwongereramo ubushyuhe. Icyo rero nicyo kizatuma cya mbere na mbere nyamukuru kizatuma twa twana twawe tudapfa. Impamvu ya kabiri ni imirire n'ubuzima bwa nyina. Ubuzima bw'utwana butangirira ku buzima bwa nyina, kuko nyina niyo iba igomba kuzitaho ikanazonsa ikanazifasha mu bushyuhe no kuzirinda kurinda zikuze. Ahangaha rero ku bijyanye n'imirire ya nyina ni ukuvuga ngo nyina iba ikeneye amazi menshi. Iyo uruha amazi makeya biba ari ikibazo, kubera yuko amazi ari mu byongera amata rwa rukwavu ruba ruri bunywe, ari mu bituma igogora rigenda neza kuri rwa rukwavu rikabasha kuza konsa abana neza. Icya kabiri ni imirire mibi. Iyo nyina itabona imirire myiza ntabwo ibasha kubona amata ahagije rwa rukwavu twa twana rwabyaye. Ni ukuvuga rero igihe urukwavu rwabyaye uba ugomba kwita ku mirire yarwo, ukita ku mibereho yarwo, urarugaburira ibiki, uba ugomba no kureba niba wenda wabona na turiya turyo two mu nganda ukaba natwo washyiramo. Mu gihe rero urukwavu rubyaye cyangwa ruhaka ni byiza kwita ku mirire yarwo cyane cyane ukarubaho hafi. Icya gatatu ugomba kwirinda cyangwa se gituma twa twana dupfa ni stress ya nyina. Stress ya nyina bivuze iki? Stress ya nyina hari igihe nyina bitewe n'aho iri, urusaku, kuyikorakoraho cyane, gukorakora mu twana bishobora gutuma nyina yanga utwana ikadutererana, bityo twa twana ntitubone uko twonka, ndetse n'ikindi ntitubone bwa bushyuhe bwari bukenewe, ugasanga nyina yaradutaye hanyuma tukaba twahera ko dupfa. Aha rero tujya inama yihe ni uko ugomba kuruha amazi ahoraho. Ndavuga kuri nyina, igomba kubona amazi meza ahoraho mu gitondo na nimugoroba, na saa sita nimba yashizemo ukaba wakongera ukayiha amazi. Inama ya kabiri ni ukuruha amahoro. Nyina nimba yabyaye yiha amahoro, wiyi stress. Aha turi kuvuga mu twana tukivuka turi hagati y'iminsi 7 n'iminsi 10. Nyina uyiha amahoro kugira ngo utayitera stress ikaba yatatwa twana, cyangwa se hakaba n'igihe ishobora no kuba yanaturya igira ngo ikatwica, igira ngo n'ibindi byayinjiriye mu kazu. Inama ya gatatu rero ni ukugaburira nyina neza nk'uko nabibabwiye, ibyatsi byumye ukahigaburira n'ibyatsi bibisi, ariko bitari bibisi bijejeta amazi, ahubwo wanitse bigahongaho gatoya, kuko nabyo bizongerera vitamine, ariko atari bya byatsi bijejeta amazi. Twagiye rero ku mpamvu ya gatatu. Impamvu ya gatatu ni ugukorakora no kubangamira utwana. Ahangaha urashaka wakwibaza ngo ese bimeze bite, cyangwa se biterwa n'iki kuba kudukorakora byatuma dupfa? Ni ukuvuga ngo ubushake bwo kwita ku twana bivuye kuri nyina bushobora rimwe na rimwe kutugusha mu ikosa ry'uko twa twana twapfa. Ni ukuvuga ngo kudukorakora kenshi, narabibabwiye, wa mwuka tuba dufiteho ku ntoki tukajya gukorakora ku twana, nyina ibizi umwuka w'utwana twayo. Ubutandukanye rero n'imyuka yo hanze yindi yazi tugeraho. Narabibabwiye iyo ukorakoyemo akenshi hari igihe nyina igira stress ikaba yava mu cyari, ikaba yaduta, cyangwa se ikaba yatwica igira ngo ni ibindi byaje kuyibangamira. Niyo mpamvu rero nababwiye ngo kudukoraho, nimba wenda habayemo impamvu runaka ituma udukoraho, banza ukaraba ibyatsi kugira ngo wikureho ya mpumuro
yacu, ya mpumuro y'amavuta, ya mpumuro wa mwuka wundi wo hanze tuba twifiteho, kugira ngo uwukureho. ubwo rero ni ukuvuga ngo irinde gukorakora utwana kenshi. Gusura akazu kenshi ni ukuvuga ngo ahantu urukwavu rwabyariye nta mpamvu kugira ngo abantu bajye baza buri kanya baje kureba urukwavu rwabyaye utwana. Oya, ibyo bintu ntabwo ari byo. Urubundi mujye mureka usanzwe azigaburira aba ari we ukora mu kiraro, aba ari we nimba yakozemo mu gitondo agiye kuzikorera isuku no kuzigaburira, n'ibyo birahagije. Aze kongera kugarukamo n'ubundi agiye kuzigaburira, apana kuvuga ngo muze murebe urukwavu rwabyaye, muze murebe utwana disi ukuntu tumeze. Ibyo bintu ntabwo ari byiza, bitera stress nyina, bikaba byatuma twana twawe dupfa. Ikindi cya gatatu ni uguhindura abana aho bari. Niba nyina yabyariye ahantu, niba yahateguye kugenda ngo ugiye kuduterura ngo twimure ngo ugire ute, ni amakosa mabi cyane. Ikindi nababwiye ni uko umworozi wese aba agomba kumenya itariki urukwavu rwe ruzabyariraho. Kwandika ni ngombwa mu bworozi, kugira amakuru ahagije mu bworozi ni ikintu cy'ingenzi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nimba uzi yuko urukwavu rwawe ruzabyara, tangira nimba wabonye ko rwatangiye gutegura icyari, rwatangiye kwitegura kubyara, rube hafi urufashe, ariko uhe utwana amahoro nibura iminsi hagati y'7 n'iminsi 10. ubwo ni icyumweru n'igice nibura wenda. Utwana twikure mu mapamba, twikure aho twabyariwe, hanyuma dutangire kugendagenda. Ikindi, indi nama ya kabiri ni ukureba gusa, ntukoreho. Niba ugiye kureba ko rwabyaye, reba ariko ntujye gukorakora utwana rwabyaye. Turakomeje ku mpamvu ya 4, nkwibutsa utarakora subscribe gukora subscribe, nawe ukireba iyi video kuyikomeze urebe kugera ku musozo, kugira ngo ubashe kubona aya makuru yose y'ingenzi mu bworozi bwawe. Hanyuma niba ufite n'ikibazo nawe utwandikire muri comment, hanyuma turagusubiza. Hanyuma wowe se waba wari usanzwe ukorakora mu bana igihe bavutse, cyangwa se wajyaga wita ku mirire ya nyina? Ese nyina uyitaho gute iyo yabyaye cyangwa se iyo ihaka? Icyo utwandikira muri comment, hanyuma tuzakirebera hamwe, niho tuzajya dusubiriza ibibazo kugira ngo n'abandi babyumve. Impamvu ya 4 rero ibanziriza ya nyuma, ijyanye n'isuku ndetse n'indwara. Nkuko mpora mbibabwira, isuku ni ingenzi mu kiraro cy'inkwavu, ariko nayo ikenera ubwitonzi. Ni ibintu mpora mbabwira, nuko umwanda haba ari ku nkwavu ntoya, haba ari ku nkuru, umwanda wica inkwavu cyangwa se ukazitera indwara zitandukanye, arizo zishobora kuganisha ku rupfu. Ikindi cya kabiri, harimo udukoko. Nimba ubona mu kiraro hatangiye kuzamo amasazi, imibu, utundi dukoko tugiye dutandukanye, rwose rwana nuko unoza neza isuku yawe, kugira ngo utwo dukoko tutakwangiriza umusaruro wateganyaga kubona. Icya gatatu, indwara zo mu nda, izampiswi. Nimba nyina irwaye, ifite ikibazo cy'impiswi, ifite ikibazo cya diare, ifite ikibazo cyo kubyimba inda, wowe kabyara we, menya ko inkwavu zawe ziri muri risike,
ziri muri risike. Ni ukuvuga ngo icyo wakora ni ukwita mu gusukura ikiraro cyawe. Ikindi cya kabiri ni ukudatandukanya utwana na nyina. Hanyuma icya gatatu nk'uko nabibabwiye ni ukumenya imirire myiza ya nyina. Ukamenya imirire myiza ya nyina atari ukuyigaburira ibyo ari byo byose ubonye, cyangwa se ibyatsi bitose biriho urume biyitera diyare, cyangwa se n'ibindi byatera uburwayi. Nk'uko rero turi kugenda tubirebera hamwe kugira ngo tuzamure ubworozi bwacu. Nyabuneka niba ufite ikibazo utubaze muri komenti turagusubiza, ariko turengere inkwavu zacu kugira ngo muri komenti nibyo byiza, kugira ngo n'abandi bajye bahita baboneraho. Impamvu rero ya nyuma ya gatanu ni ukutamenya ibimenyetso hakiri kare. Hari igihe utwana tugira ibimenyetso ariko ntitubibone. Ni ukuvuga ngo hari igihe tuba dutuje cyane, icyo nicyo kimenyetso cya mbere. Hari igihe tuba dutuje cyane, ubona tutanyeganyega, ubona tutagira gute, ni ukuvuga ngo tuba dufite ikibazo. Hakaba hari kutonka cyangwa se no gucika intege. Ibi mujya wibona ukabona agakwavu nta ntege gafite, cyangwa se ukabona ntabwo buhora buryamanye bugerekeranyeho, ariko ubona nta mbaraga. Icyo gihe rero icyo ugomba gukora ni ugushaka inama hakiri kare, hanyuma ukareba ikibazo udukwavu twawe dufite. Dushobora guhama hamwe ducecetse kubera ubukonje. Iyo bukonje akenshi usanga buri gutitira burundanyije, butari no kunyeganyega, ukabona bufite intege nkeya. Iyo bufite intege nkeya hari igihe nyina kiba ari ikibazo cyo kutonka neza, nyina itatwonsa neza. Icyo gihe ishobora kuba ifite niba nayita amashereka sinzi makeya, ntibashe guhaza twa twana. Rero ikintu ugomba gukora ni ukwita ku mirire ya nyina. Kwita ku mirire ya nyina nk'uko nabibabwiye, ukayiha amazi menshi meza, nicyo gishobora guhita gifasha twa twana twawe kubyuka tukaba twagira intege. Rero ibi bisaba gusura ikiraro buri munsi ukareba uko inkwavu zawe zihagaze. Nta kudohoka mu bworozi bw'inkwavu buba busaba kugira ngo ubukurikiranire hafi. Hanyuma rero twasoreza ku nama ijyanye n'iby'aborozi bakuru bajya bakora, ibyo abafite ubunararibonye dukora. Ni ibintu byinshi, ariko reka mbabwiremo bikeya bakora neza. Ni uko bategura akazu mbere. Akazu urukwavu ruzabyariramo gategurwa mbere, hanyuma nk'uko nabibabwiye ukagashyira mu kiraro cya nyina mbere y'iminsi 2 cyangwa 3 y'uko nyina ibyara. Ahangaha kugira ngo uzabishyire mu bikorwa nuko uzaba ufite aho wanditse igihe nyina yabanguririwe ni iminsi 30, nawe ukabibara ku munsi wa 27 ugatangira kuyitegurira ikiraro. Hanyuma icya kabiri bakora rero aborozi bafitemo uburambe ni uko duha nyina amahoro. Uyiha umutekano, ntujye kuyisakuriza, ntujye kuyikorakora cyangwa se kuyifatafata buri kanya. Ukayiha amahoro mu gihe yabyaye, ikarya, ukayigaburira, ukayitaho, nta kuyitera stress. Hanyuma ikindi cya gatatu ni uko birinda impinduka zidasobanutse. Ni ukuvuga ngo icyo dukora ni impinduka zidasobanutse, ni kwa guhindagura amafunguro kwa nyina, ugahita uyihindurira ibiryo direct ako kanya, kwa kuyigaburira cyane bya hato na hato buri kanya. Ni ngombwa yuko urukwavu rugira discipline. Icyo nacyo tuzanakirebaho muri video iri bukurikire. Ndaza kubereka uburyo ki bagaburiramo inkwavu. Apana kuvuga ngo nzajya nshyiramo ibyatsi 5 ku munsi ngo kanga nibwo rukura neza. Hoya, hari uburyo bwiza, ubuzima butagora urukwavu, butanarutera stress, ushobora kurugaruriramo, kandi nawe bikakurinda gupfusha ubusa ibiryo by'inkwavu.
ukabiziha ku murongo, kuri timetable cyangwa se ku ngengabihe nziza yabugenewe. Hanyuma rero icyo gihe nibwo uzabasha kubona umusaruro. Ni ukuvuga rero ni izi mpinduka ni kwa kundi twanavugaga yuko wirinda gukura abana aho babyariwe ngo bajyane ahandi, za mpinduka zo guhindagura ibiraro buri kanya, ukuye nyina hano yishyize aha, ibyo rero ni ibintu byo kwirinda. Ni ukuvuga ngo aborozi muri rusange bagendera ku mahame mu ifamu yabo atandukanye kugira ngo ifamu yabo itere imbere bitewe n'imbogamizi bari kugenda bahura nazo. Niyo mpamvu nkugira inama nawe kugira ngo nimba utangiye korora ujye ugisha inama ababimazemo igihe babifitiye ubunararibonye, bakugira inama kuri challenge iyo ari yo yose wahura nayo. Ni ukuvuga rero ndumva bakunzi bacu, kurinda impfu z'utwana tw'inkwavu si ugukora ibintu byinshi, ni ugukora iby'ingenzi ahubwo ukabikora neza. Nk'uko nyambibe nkunda kubibabwira mu biganiro ntambutsa, ni uko wikora byinshi cyane, nta na byinshi birenze cyangwa bisaba ubumenyi buhambaye, ahubwo kora bikeya by'ingenzi ubikore neza. Hanyuma rero niba ufite experience yawe wayisangiza abandi muri komenti, twese tukigira hamwe kugira ngo twese dufatanye mu kwiyubaka no kubaka ubworozi bwacu bw'inkwavu. Hanyuma muri video ikurikira nk'uko nabibabwiye tuzareba uko twagaburira inkwavu neza zihaka ndetse n'inkwavu zabyaye. Ni ukuvuga rero tuzareba imirire yazo n'uburyo twakagombye kuzitaho kugira ngo zizaduhe umusaruro mwiza. Ndakomeza kubasaba kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro byacu, ntihakagire ikizajya kigucika. Buri wa kane haba hariho episode nshyashya ijyanye n'ubuzima bw'inkwavu kugira ngo dukomeze twihugure. Kwiga ni buri gihe, duhora twiga, kandi ni akamaro yuko igihe uri mu kintu utagumana ubumenyi bumwe, ahubwo wigira no ku bandi kugira ngo ubashe gutera imbere. Turi kumwe rero, stay tuned. Icyo nabasaba ni ugukora subscribe no gusangiza abandi ibi biganiro, hanyuma tugakomeza twubaka ubworozi bwacu bwa kinyamwuga.